Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wafunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bukwe. Mbere y'uko dutangira reka tugusaba ukande subscribe, ukande like ndetse na share kugira ngo ibi dukora bigere ku bantu benshi, hanyuma hasi uze no kuduha comment. Mu buzima hari iminsi mikuru cyangwa ibirori tugira igahuza inshuti n'abavandimwe bavuye imihanda yose. Ubwo tuvuze ku birori, reka twitse gato kuri umwe muri yo, ubukwe. Ubukwe ni umwe mu birori bikorerwa umuntu akabireba n'amaso y'ubwe nawe akanezerwa. Ubukwe mu ijambo rimwe ni gahuzamiryango ku mpamvu nziza. Uyu muhango w'agatangaza ndetse usa na mpuzamahanga urategurwa, ingeri zose zigaterana kugira ngo uzagende neza. Ubukwe si ubw'umuntu umwe, ubukwe si ubw'umuryango umwe gusa, ahubwo ni ubw'inshuti n'abavandimwe. Niyo mpamvu itafari ry'umuntu wese mu bihe nk'ibi rirakenewe cyane kuva butangiye kugeza busoje. Mu gutegura ubukwe hakenerwa ibitekerezo, ibikoresho ndetse n'amafaranga. Nibyo, amafaranga. Ku kigero kiri hejuru ya 95% y'ibyo dukenera bikorwa n'amafaranga. Ari nayo mpamvu akenshi inkunga y'amafaranga iba ikenewe mu bihe nk'ibi byo gutegura ubukwe. Ni mucyo dufatanye n'iyi miryango gutegura ubukwe. Tubifurije imyiteguro myiza, tubifurije ubukwe bwiza. Njye ndi Shadi inshuti. Niba utarakanda subscribe reka tukwingingiye kongera kuyikanda. Niba utarakanda like nayo yikande ndetse ukande na share kugira ngo ibi tubagezaho bijye bigera no ku bandi benshi. Hasi uze no kuduha ibitekerezo. Ndagushimiye kutwumva.